mu mujyi wa Kigali abamotari bari gutabaza ni hanyuma yuko hasohotse itangazo rirebana na buri mumotari wese uzi yuko atwara moto ikinywa essence muri uyu mujyi wa Kigali. Nyemerera nkuvire imuzi n'umuzingo iby'aya makuru, nkubwire uko byatangiye ndetse nkubwire n'uko byarangiye, ndibuze kuba nakunyurira muri iri tangazo icyo ryaba ryatangaje n'ingamba zaba zafashwe kugira ngo habe hakemurwa ikibazo cyugarije abamotari nk'iki ngiki. Nyemerera unyereke ko turi kumwe kugeza kuri uyu munota ubicishije mu buryo bwo gufungura ibuto ya subscribe, kandi wibuke no gufungura inzogera kugira ngo igihe tugarukanye andi makuru akomeye cyane ajye ahita kugeraho mu ba mbere nta nkomyi. Reka nkwifurize gukomeza kugubwa neza ndetse kandi ibyo ukora byose bikomeze bikugendekere neza gatanu kuri gatanu nk'uko ubyifuza. Muri aya makuru akomeje kugenda agarukwaho n'ibitangazamakuru binyuranye hano mu gihugu cy'u Rwanda, ni amakuru amaze kuba yasohoka mu itangazo rigira riti buri mumotari wese uzi ko agitwara moto inywa essence hano mu mujyi wa Kigali kamubayeho. Reka mbanze nkunyuranyuriremo makeya muri iri tangazo, turive imuzi n'imuzingo turebe byatangiye gute, ese ubundi byaje kuba byarangira gute, hafashe izihe ngamba kuri aba bamotari. Ni hanyuma yuko habaze igihe kitari gitoya hasohotse moto zino zimwe bita ibiragi, kugeza amagingo ya nizo zimaze kuba zagwira hano mu mujyi wa Kigali. None bamaze ko batangaza yuko bashaka kuba izi moto zinywa essence bazirimbura burundu umujyi wa Kigali, dore ko bamaze kuba batangaza yuko igihe zikomeje kugenda zinywa essence hari ibintu bimwe byinshi bikomeje kugenda byangirika hano mu mujyi wa Kigali. Nabyo turaza kuba twabigarukaho turebe ese byaba biteza izihe ngaruka ku buryo bashaka no kuba bazica burundu, dore yuko batangiye baziburisha ku masoko tukagira ngo ni ibisanzwe, ati nuko uruganda rwazikoraga rushobora kuba rwarahombye cyangwa se rukaba rwarahagaze, ariko bikomeje kugenda bigaragara ko bashaka kuba bazikura ku isoko burundu, noneho iyi kampani y'umuntu ukora ibiragi akaba ariwe ufata isoko rya mbere. Reka turebere hamwe nanone aya makuru tuyave imuzi n'umuzingo muntu wanjye, ndakumvisha n'itangazo ndarisugusomera neza gatanu kuri gatanu nk'uko byagenze, nkubwire n'umuntu waje kuba yatanga ikirego gikomeye cyane ku buryo batangira kuba batekereza ko ari byo byabafasha kuba baca izi moto zinywa essence hano mu gihugu cy'u Rwanda. By'umwihariko ntago iri tangazo rirebana n'abamotari ba hano mu mujyi wa Kigali bonyine, hari n'izindi ntara zakomeje kugenda zigarukwaho nk'uko ngiye kuza kuba nazi gusomera mu turere tugiye dutandukanye, hagiye kuba naho hahagarikwa izi moto zikoresha essence, kuko hari intara zakomeje kugenda nazo zigerwamo n'izi moto zikoreshwa n'amashanyarazi. Muntu wanje nyemerera nkuvire imuzi n'umuzingo iby'aya makuru, cyane cyane wowe motari birakureba, usabwa kuba uwantega amatwi ukumva amategeko basizeho mu gihe utaragura moto yino yikoresha amashanyarazi ukaba gikoresha moto ikoresha essence. Hari amategeko basizeho usabwa kuba wagenderaho kandi ukanayakurikiza kugira ngo ukomeze umerane neza n'abayobozi. Reka nkwisabire kuba wanyereka wowe tugiye kubana muri ano makuru, ukanyereka ko turi kumwe, ukanyereka ko umpaye ikaze nanjye nkaguhereza umwanya nkakunyuranyurira muri yano makuru akomeje kugenda atigisa ibitangazamakuru binyuranye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Reka nkwifurize gukomeza kugubwa neza ndetse kandi ibyo ukora byose binakomeze bikugendekere neza gatanu kuri gatanu nk'uko ubyifuza. Mu myaka yashize hakomeje kugenda hagaragara abamotari batari bakeya bakomeje kugenda bagaragara ko bangirijwe n'izi moto zabo, ubwo abamotari bamwe baga bagenda ugasanga moto ibahiriyeho. Byavugwaga yuko ari uko ushobora kuba bagenze urugendo rurerure, noneho tanka imwe ibamo essence cyangwa se iriya tiyo imanura umwuka uvuye muri moteri ukaza kubashuhana cyane, ikaza kuba yabatwika ukuguru cyangwa se ibyo tugiye kurebera hamwe nimba ariyo mpamvu ishobora kuba yateje ingaruka zingana gutya ku buryo batekereje no kuba barandura burundu cyangwa se baca burundu moto zikoresha essence hano mu gihugu cy'u Rwanda. Dushobora kurebera hamwe mbese ubundi ashobora kuba ari ibura rya essence cyangwa ni ibindi bibyihishe inyuma ku buryo batekereza kuba bavuga ati dukoreshe moto z'amashanyarazi hano mu gihugu cy'u Rwanda byonyine. Ese nta company zigiye kuba zabihomberamo ku buryo bukomeye cyane? Njya kuba nakunyuranyuramo muri makeya ku buryo burambuye, ku buryo uje hano ushaka amakuru hari ibintu utumva neza urava hano mbigusobanuriye neza, nakubwiye ngo ngiye kubikuvira imuzi n'imuzingo, ndetse turebere hamwe ibyatangajwe muri tangazo by'umwihariko turi buze kuba twagarukaho bikomeye kurusha ibindi.
Mu mujyi wa Kigali abamotari bari gutabaza ni hanyuma y'uko hasohotse itangazo rirebana na buri mumotari wese uzi yuko atwara moto ikinywa esanse muri uyu mujyi wa Kigali. Nyemerera nkuvire imuzi n'umuzingo iby'aya makuru, nkubwire uko byatangiye ndetse nkubwire n'uko byarangiye, ndibuze kuba nakunyurira muri iri tangazo icyo ryaba ryatangaje n'ingamba zaba zafashwe kugira ngo habe hakemurwa ikibazo cyugarije abamotari nk'iki ngiki. Nyemerera unyereke ko turi kumwe kugeza kuri uyu munota ubicishije mu buryo bwo gufungura ibuto ya subscribe, kandi wibuke no gufungura inzogera kugira ngo igihe tugarukanye andi makuru akomeye cyane ajye ahita kugeraho mu ba mbere nta nkomyi. Reka nkwifurize gukomeza kugubwa neza ndetse kandi ibyo ukora byose bikomeze bikugendekere neza gatanu kuri gatanu nk'uko ubyifuza. Muri aya makuru akomeje kugenda agarukwaho n'ibitangazamakuru binyuranye hano mu gihugu cy'u Rwanda, ni amakuru amaze kuba yasohoka mu itangazo rigira riti buri mumotari wese uzi ko agitwara moto inywa esanse hano mu mujyi wa Kigali kamubayeho. Reka mbanze nkunyuranyuriremo makeya muri iri tangazo, turive imuzi n'imuzingo turebe byatangiye gute, ese ubundi byaje kuba byarangira gute, hafashe izihe ngamba kuri aba bamotari. Ni hanyuma y'uko habaze igihe kitari gitoya hasohotse moto zino zimwe bita ibiragi, kugeza amagingo nizo zimaze kuba zagwira hano mu mujyi wa Kigali. None bamaze ko batangaza yuko bashaka kuba izi moto zinywa esanse bazirimbura burundu mu mujyi wa Kigali, dore ko bamaze kuba batangaza yuko igihe zikomeje kugenda zinywa esanse hari ibintu bimwe byinshi bikomeje kugenda byangirika hano mu mujyi wa Kigali. Nabyo turaza kuba twabigarukaho turebe ese byaba biteza izihe ngaruka ku buryo bashaka no kuba bazica burundu, dore yuko batangiye baziburisha ku masoko tukagira ngo ni ibisanzwe, ati nuko uruganda rwazikoraga rushobora kuba rwarahombye cyangwa se rukaba rwarahagaze, ariko bikomeje kugenda bigaragara ko bashaka kuba bazikura ku isoko burundu. Noneho iyi kampani y'umuntu ukora ibiragi akaba ariwe ufata isoko rya mbere. Reka turebere hamwe nanone aya makuru tuyave imuzi n'umuzingo muntu wanjye, ndakumvisha n'itangazo ndarisugusomera neza gatanu kuri gatanu nk'uko byagenze, nkubwire n'umuntu waje kuba yatanga ikirego gikomeye cyane ku buryo batangira kuba batekereza ko ari byo byabafasha kuba baca izi moto zinywa esanse hano mu gihugu cy'u Rwanda. By'umwihariko ntago iri tangazo rirebana n'abamotari ba hano mu mujyi wa Kigali bonyine, hari n'izindi ntara zakomeje kugenda zigarukwaho nk'uko ngiye kuza kuba nazigusomera. Mu turere tugiye dutandukanye hagiye kuba naho hahagarikwa izi moto zikoresha esanse, kuko hari intara zakomeje kugenda nazo zigerwamo n'izi moto zikoreshwa n'amashanyarazi. Muntu wanje nyemerera nkuvire imuzi n'imuzingo iby'aya makuru, cyane cyane motari birakureba, usabwa kuba uwantega amatwi ukumva amategeko basizeho mu gihe utaragura moto yino yikoresha amashanyarazi ukaba gikoresha moto ikoresha esanse. Hari amategeko basizeho usabwa kuba wagenderaho kandi ukanayakurikiza kugira ngo ukomeze umerane neza n'abayobozi. Reka nkwisabire kuba wanyereka wowe tugiye kubana muri ano makuru, ukanyereka ko turi kumwe, ukanyereka ko umpaye ikaze nanjye nkaguhereza umwanya nkakunyuranyurira muri yano makuru akomeje kugenda atigisa ibitangazamakuru binyuranye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Reka mwifurize gukomeza kugubwa neza ndetse kandi ibyo ukora byose binakomeze bikugendekere neza gatanu kuri gatanu nk'uko ubyifuza. Mu myaka yashize hakomeje kugenda hagaragara abamotari batari bakeya bakomeje kugenda bagaragara ko bangirijwe n'izi moto zabo, ubwo abamotari bamwe baga bagenda ugasanga moto ibahiriyeho. Byavugwaga yuko ari uko bashobora kuba bagenze urugendo rurerure, noneho tanka imwe ibamo esanse cyangwa se iriya tiyo imanura umwuka uvuye muri moteri ukaza kubashuhana cyane, ikaza kuba yabatwika ukuguru cyangwa se ibyo tugiye kurebera hamwe nimba ariyo mpamvu ishobora kuba yateje ingaruka zingana gutya ku buryo batekereje no kuba barandura burundu cyangwa se baca burundu moto zikoresha esanse hano mu gihugu cy'u Rwanda. Dushobora kurebera hamwe mbese ubundi ashobora kuba ari ibura rya lisansi cyangwa ni ibindi bibyihishe inyuma ku buryo batekereza kuba bavuga ati dukoreshe moto z'amashanyarazi hano mu gihugu cy'u Rwanda byonyine. Ese nta kampani zigiye kuba zabihomberamo ku buryo bukomeye cyane? Ngiye kuba nakunyuranyuramo muri makeya ku buryo burambuye, ku buryo uje hano ushaka amakuru hari ibintu utumva neza urava hano mbigusobanuriye neza, nakubwiye ngo ngiye kubikuvira imuzi n'imuzingo, ndetse turebere hamwe ibyatangajwe muri itangazo by'umwihariko turi buze kuba twagarukaho bikomeye kurusha ibindi.